twizere ko mukomeje kugubwa neza bakunzi ba Macacari Media TV. tugarutse dusa nkaho dutinze gato, ariko kandi mubashe mutwihanganire kubera ko ari impamvu zitaduturutseho. Rero tugarukanye update zigiye zitandukanye, yaba makuru akomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Bimeze bite kugeza amagingo yangaya, nyuma yuko inkuru zabaye inkuru, benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko umujyi wa Uvira ndetse babandi ntayewe mvuga amazina ashobora kuba bakomeje kugaragaza ko umujyi wa Uvira wamaze gufatwa, ariko uko nguko siko bimeze, dore ko M23 ku munsi w'ejo itigeze advancinga, uretse gusa panike ikomeye cyane y'abasirikare bari bamaze kuba bava mu bice bigiye bitandukanye by'imisozi yunamiye Uvira bahungira mu mujyi rwagati. Bari barimo kugenda bafatwa gake gake, turagenda tubabwira ukuntu situation zimeze bafatwa, ndetse yemwe mu mujyi hakaba hamaze kudeprowingamo ndetse abapeme batari bake kugira ngo barebe niba abasirikare babasubiza ku rugamba, ariko kandi bo bamaze kuba babyanga. Turabigarukaho, ariko kandi ni nako M23 ikomeje gukonsolida cyangwa se kuba ishyira imbaraga ku birindiro byayo yamaze kuba yigarurira, ubwo coalition yaje kubagabaho igitero. Turaza kubabwira amagingo yangaya ibice bigiye bitandukanye birimo bigiye bitandukanye nkuko twabibabwiraga, birimo Rubarati, birimo Marimba, rurimo Masango ndetse na axe ya Ruhuha. Ndaza kukubwira ko ibi bice bakikomeje kubirinda neza cyane, ndetse coalition irimo iritegura ukuntu ishobora kwagaruka, ariko cyane ingabo z'abarundi ntabwo byoroshye cyane. Ingabo z'abarundi zamaze kuba zideprowingwa cyangwa se bazideprowinga mu cyerekezo cya Rurambo. Turabigaruka tubabwira ukuntu situation zimeze, uraza kumenya koko niba M23 iri buze gukomeza ikajya mu mujyi wa Uvira cyangwa se niba itari buze kuwinjiramo. Ndabigarukaho ndetse nkubwire n'intera iri hagati y'umujyi wa Uvira naho ingabo za ARC ziherereye. Ndagenda mbigarukaho gake gake. Ni nako kandi uretse ibyo ngibyo ndibuze kugaruka kuri Mizanjuru imaze gusorwa na Lawrence Kanyuka, dore ko muri territoire ya Masina ho ibitero byahagabwe. Ni nako kandi delegation ikomeye cyane ikomeje kuzunguruka cyangwa se gutembera mu bice byigaruriwe na M23, haba muri Karehe haba ndetse no muri territoire ya Masi. Turagenda tubigarukaho gake gake, nizere ko mwagiye mubibona. Hanyuma andi makuru dufite, Wazalendo bakomeje kuvuga ko batari bwifuze ko bari abasirikare bahunze urugamba bafungwa, ahubwo ngo ko hahindurwa ubuyobozi bwabo. Turagenda byose buri kimwe cyose tubirebaho, kuko habayeho repli strategique cyangwa se repli tragique nkuko bamwe babyita, kuva Masango kurinda bagera mu mujyi wa Uvira. Muri Ituri turareba ibyaho. Hanyuma FDLR Wazalendo mu mujyi wa Baraka akomeje kwica abantu. Nako kandi ibitero byo muri ho plateau ya Fizi nabyo bikomeje, ariko M23 ivuga ko nibikomeza iraza kureplika ku rwego rukomeye cyane. Turagenda turebera hamwe kamwe ku kandi uko bimeze, ariko kandi ku munsi w'ejo AFC M23 yongeye kwakira abashinzwe imiyoborere myiza, iyo bakunze kwita Inspection Générale de la Gouvernance. Abangaba bakaba baraje gutanga ripoti bayihereza abayobozi ba AFC kugira ngo n'umundi akomeze hagaragazwe itandukaniro riri hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'imiyoborere ya AFC M23. Nandi makuru agiye atandukanye turagenda tuyakugezaho. Wowe icyo tugusaba ni kimwe, no kudukandira like nyamuneka, kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tukugezaho buri munsi, ndetse na subscribe no kwiyandikisha. Ntabwo ari byiza ko wajya udukurikira wamaze kudusacinga, si byiza na gatoya, ahubwo ukanda subscribe ukareba hasi ukareba hari inzogera ukayikandaho yanditswe all notification, ubundi ibiganiro bikajya bikugeraho sorry neza cyane. Hanyuma rero munyemerere, korora nako ntago kaba koroshye n'akagripe, munyemerere mbararikire mu by'ukuri mwebwe mwazajwe n'uburwayi bugiye butandukanye kugana cyangwa se kugana muganga Ajya Zirimenya uvurira mu gihugu cya Uganda. Tumutumikire tubabwira ko ni umuganga uzwi, ndetse abenshi yagiye mu by'ukuri abikora neza cyane, ndetse ubuhamya tugiye tubugira turabufite, kuko amaze igihe kitari gito muri aka kazi. Ni nako kandi Dr. Ajya Zirimenya kubwira ko wowe wabaswe n'indwara zigiye zitandukanye zirimo uburozi bw'ubwoko bwose, shobora kuba ari uburozi bw'ubuherano, ari uburozi bw'ubutegano, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zirimo igicuri, imidido, ababyeyi babuze urubyaro, yemwe n'abakobwa baheze kushyiga, abo bose arabafasha cyane.
ikibazo akagikemura. Ni nako kandi ijya ageze rimenya kubwira ko aho waba uherereye hariho hose ibyo ngibyo atari ikibazo. Wowe nimero ndibuze kukubwira ugomba kuzandika, hanyuma ukaza kuzimwandikira, ukamwandikira mu izina ryawe n'ifoto yawe, ubundi akagusuzumira kuri ibyo ngibyo. Akuriye abaganga bavura mu bwoko bwa kinyarwanda cyangwa bwa gakondo bo mu gihugu cya Uganda, nako kandi akorera mu bihugu bigiye bitandukanye. Nimero ye rero ashobora kuza kumugana aho ukoresheje ni plus cyangwa se akamenyetso ko guteranya 256 76 91 99 022 plus 256 76 91 99 022. Gana muganga ajya zirimenya agufashe. Hanyuma tudatinze mu nyemerere, inyuma yuko M23 kubise iza kabwana coalition, ari coalition yari yatangije ibitero bakabakura mu bice birimo Rubarati, rurimo Marimba, rurimo Ruhuha, rurimo ndetse n'agace ka Masango. Agace ka Masango mbibutsa ko katigeze kaberamo imirwano nk'uko amakuru tuyakesha Wazalendo zavanywe hariya. Bo bavuga ko nta mirwano yahabereye, undi mirwano yabereye Rubarati, imirwano ibera Masango, Rubarati, imirwano ibera Marimba ndetse na Ruhuha. Ubundi agace ka Masango ko ntabwo kaberemo imirwano kuko bo bahise bikuramo mu buryo bwihuse cyane, ndetse bivuga ko hanafatiwe ibikoresho byinshi cyane. Kuko amakuru akomeje kugenda tugeraho rero, nyuma y'ifatwa ry'utu duce abasike ba FRDC barahunze n'ubundi berekeza muri axe ziri hafi cyangwa se ku misozi yunamiye umujyi wa Uvira. Bahageze rero ntago bigeze bahatinda kuko bahise bafata umwanzuro wo guhita bakomeza bahise bafata umwanzuro barakomeza baramanuka berekeza mu mujyi rwagati wa Uvira. Biza gutera panike kuko barasiraga hejuru y'umujyi wa Uvira, biza gutera panike bituma abaturage batari bake benshi b'abanyabwoba bahunga, bamwe berekera i Burundi, abandi bakomeza batangira gufata amato berekeza muri Karemi bavuga bati M23 irahingiye. Ariko M23 ni ukuvuga ngo yari yamaze kuba ihagarika, ni ukuvuga ngo yarabakonkoboye irangije irahagarara ntiyadvancinga. Amakuru dukome tugeraho atubwira ko baba barahawe konsigne bakababwira bati ntimukomeze ngo mwinjire mu mujyi wa Uvira, nta kindi gisigaye. Batangiye kuwikuramo ariko ntimuwinjiremo bitewe n'impamvu za diplomasi. Uko niko kuri mu byumve, bitewe n'impamvu za diplomasi, kandi hari ibintu bikirimo gutunganywa. Igihe inkono ihira igihe, umuntu uwo ari we wose Uvira ishobora kwinjirwa. Ariko kandi amakuru akatubwira ko selon les informations à notre possession, abasike ba FRDC bahunge bagerageje gukora repri, ntibanagenda ngo bahagararire za Murongwe, barakomeje baragenda bagera hitwa Kavimvira, ahubwo bari bagiye kwambuka n'umupaka w'u Burundi. Biza kuba ngombwa yuko bagira batya bahamagara abasike b'abapeme, babwira bati nyamuneka basirikire mu bafate mu bafunge. Ariko kandi imitwe y'abazarendo yo muri ibi bice, kubera ko iyo yari yahagarariye hitwa Munanira, bari bazamutse baragenda bahagararira Munanira, ariko ntibakomeza ngo bajye kujya muri turiya duce turimo Masango, turimo Marimba, turimo Rubarati, turimo na Ruhuha, bo baragiye bahagararira aho ngaho. Hanyuma amakuru akatubwira ko guhagararira Munanira kose nuko M23 zashatse kuhagera, yari hafi yaho, yari hafi ya Munanira barebana, ariko barabwirwa bati nimukuramo Munanira vous serez obligé à descendre munaingia mu ville. Sasa mwe muhagarara aho ngaho, mwari muri utwo duce tugeze muri 4-5, mwe muri kudukontorora, ahubwo turidire turebe ko abaturage bashobora kugarukamo. Benshi mwabonye ko bari bahunze, twagiye tubereka amavideo yagiye atandukanye, mwarabirebye abasirikare bari gukora repri, bakunze kwita repri tragique. Ntabwo kiri ngo repri stratégique, ngo yabaye repri tragique, ariko byaje kuba ngombwa yuko abangaba bagira bate basubizwa, bafatwa, ndetse bikaba bivugwa ko bagiye gucirwa urubanza. Amakuru yo gucirirwa urubanza, Wazalendo bakomeje kuyamagana kubera ko ngo ni bimwe bigomba guca intege, ni bimwe ngo bigomba guca intege abasirikare ba FRDC. Nabonye nk'umukoloneli witwa Musa wo muri Wazalendo avuga ati ngo nzahora ndwanya uburyo bwo kujyana abasirikare mu nkiko kuko basohoje itegeko cyangwa se bashyize mu bikorwa itegeko ryo kwiruka cyangwa se ryo gusubira inyuma. Ngo ubu buryo
nubwo gushaka kubabaza imitima y'abasirikare bari ku rugamba. Ati kuki batakurikirana impuruza zacu n'ibyo dukomeza kugenda tubaburira kugira ngo bamenye ukuri kuri fro cyangwa se kuri ku rugamba. Ati rero nk'uko amakuru dufite abivuga, abasirikare ba FRDC bahunze baturutse Imasango berekeza Uvira, bagiye kubacira urubanza ikavimvira imbere y'abaturage. Ati barashaka gutera abasirikare kwanga ubutegetsi buhari. Ati perezida wa repubulika agomba kwitondera mu buryo. Ati birakwiye gukurikirana neza ikibazo kugira ngo tumenye impamvu nyakuri zituma abasirikare bahunga. Ati mwizina aho kujyana abasirikare mu nkiko, ati ngiye uko bitekerezaho kujyana abasirikare mu nkiko, ati kandi barasohoje amategeko bahawe, ati barashaka guteza abasirikare ko banga mu by'ukuri ibikorwa bazajya bahabwa n'abayobozi babo. Ati perezida Felix Antoine Tshisekedi ati ngibi ugomba kubimenya. Ati rero Colonel Musa hari ibintu bigeze muri bitatu akomeje kwamagana bijyanye nuko izi FRDC bashobora kuza kuzicira urubanza kuko zahunze urugamba ndetse ko bamwe abenshi bagiye bafatwa. Uyu nguyu rero Colonel Musa aragira ati ngo ntibacire abasirikare urubanza ngo kuko bahunze babisabwe n'abayobozi babo. Icya kabiri, ati ni itegeko rya politike ryo gusenya morale y'ingabo. Ati ngibi bishobora kuza gutuma abasirikare bacika intege. Ati leta igomba gukemura ikibazo mu mizi, ati aho guhana abasirikare batoya. Ati kandi perezida Felix Antoine Tshisekedi agomba kwitondera abashaka kumuteza abasirikare biwe. Ati abasirikare bashobora kuza kwigumura ku rwego rukomeye cyane. Ibyo ngibyo rero bigaragaza ko perezida Felix Antoine Tshisekedi bishobora kutaza kumworohera. Abasirikare barahunze benshi, barahunze pe, baragenda binjira mu mujyi wa Uvira, bagezemo bakomeza no kurasa, bakomeza mu by'ukuri kugaragaza ko urugamba n'ubundi barutsinzwe. Na n'ubu ikitwa Wazalendo ndetse ingabo z'abarundi ziri gukora moyen possible kugira barebe ko umujyi wa Uvira utakongera gufatwa, ariko ntacyo bashobora gukora. Ntabwo umujyi wa Uvira waza kuwurindira mu mujyi wa Uvira nk'uko Lawrence Kanyuka akunze kuvuga ati twebwe ntabwo twarindira Minembwe muri Minembwe, tugomba kuzarindira Minembwe ahandi. Cyo gicyo wenda sinzi abantu niba bajya bacyumva, kuba bari kurindira Minembwe za Ruhuha, bakarindira Minembwe za Rubarati, bakarindira Minembwe za Masango, bakarindira Minembwe za Marimba, ndetse byaba ngombwa bakaba banagera Munanira, byaba ari byiza kurushaho kugira ngo indondo yose itekane. Kandi bibutse ko umuhanda uva Rurambo ukomeje ukajya indondo ubu ngubu wamaze gufungurwa, abaturage bashobora kuwukoresha nubwo bamwe bahunze bakerekeza mu mujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero muri iki gitondo cya karekare zazamuwe ku bwinshi. Ingabo za CNDD FDD zazamuwe ariko zerekeza muri Plaine de la Ruzizi, izindi zizamuka zijya gukontorona zerekeza aho bita za Rurambo. Umugambi n'ubundi ngo nugushakisha imbaraga zose zishoboka kugira ngo babuze avance za M23. Benshi bakomeje kugenda bibaza batese M23 yabiri mu birometero bingahe n'umujyi wa Uvira. Icyo ni ikibazo cyakomeje kugenda kibazwa. Nago bari kure y'ibirometero 10, ntago barenze, niba bari kure bari nko kuri entre 10 ibirometero 8 n'10, ariko udaturutse muri Plaine de la Ruzizi, uturutse muri ho plateau ya Uvira, mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira. Gusa icyo nshobora ngiye kubabwira kugira mu cyumve neza, Uvira amasaha yayo ntabwo ari aya none, kuko ku munsi w'ejo bundi bari bamaze kuba binjira ku cyumweru, deja bagombye guhita binjira bakageramo, ariko ku munsi w'ejo bari bakomeje kumentena ibirindiro byo ntibigeze ba advancinga, ndetse yemwe n'uyu munsi uretse ibitero bashobora kuza kugabwaho bikaba ngombwa ko babireplika. Nuko nguko bijya bigenda, mu gihe batari bugabweho ibitero bashobora gukomeza gukontorora zira axe bamaze kwigarurira, nazo nta kibazo zikomeje ku exercer pression ko n'ubundi haba kuri plane yasigaye mu mugongo wabo, mu kaboko k'ibumoso kwabo ariko ugana mu rutugu inyuma, ndetse yemwe n'umujyi wa Uvira barimo barawureba hafi aho ngaho. Umunota wari wose mu by'ukuri ushobora gufatwa. Sindi umwe mu bafata imyanzuro cyangwa se mu batekerereza abayobozi, ariko icyo nzi cyo bitewe na diplomasi uko ihagaze magingo ya ngaya, umujyi wa Uvira ntago bashobora kuwinjiramo bazongera kuvamo. Cyo abantu bacyumve, ntago bazawinjiramo bazawuvamo, bazawinjiramo ari ukujyamo bya burundu. Cyo ngicyo cyumvikana neza cyane. Nuko guko situation imeze, nge nicyo nabambabwiye, dore ko bahagaze ubu ngubu batongeye guprogressa.
hanyuma tuvuye wenda kuri iyi ngingo tugasa anaberekeje mu misozi miremire ya Fizi, ubwo ho twari mu misozi ya Uvira. Misozi miremire ya Fizi, amakuru ahava aratubwira ko uretse muri axe ya Mwenga ho hakomeje kubaho kongera gushotora intare za Sarambwe ziri mu bice birimo za Kabanju, ziri mu bice birimo za hariya aho bita Gipupu, kandi muzi ko iyi Gipupu M23 yavuze ko itagomba kuzahava uko byagenda uko ariko kose, niyo angle yo kurinda muri axe ya Mwenga bakarinda Minembwe. Bavuga ko ibitero bizajya bigabwa kuri Gipopo bishobora kuzasubizwa bigatuma badvancinga bagakuramo secteur ya Rurenge. Secteur ya Rurenge muzi ko bari bayicanyeho umuriro bigeze igihe banageze no kuri frontiere ya province ya Maniema muri territoire ya Kabambare, hanyuma baza gusa nkaho bisubira inyuma gake. Rero uko byagenda uko ariko kose ikitwa urugamba ni imibare, ikitwa urugamba ntabwo rugomba gukorwa nkuko twebwe abasivile tubitekereza, ahubwo no kuvuga ngo barwana moyena leta, kandi nta mpamvu yo gupfusha igihe ubusa kuvuga ngo ugiye gufata agace ngo tena wongere ukavemo, kuko ushobora kugafata watakaje. Rero nta mpamvu yo gutakaza umusirikare. Ubu namaze kubona ko kuri politike ya FCM 23 nta mpamvu yo kugira ngo umusirikare wabo batakaza umusirikare wabo. Wapi, ntabwo ibyo ngibyo bikenewe, ahubwo igikenewe ubu ngubu iyo babonye hari ahantu bashobora gutakarira umusirikare nibwo wumva bahohereje ibyangombwa, wenda ntiriwe ngarukaho kugira ngo ibibazo bigende bikemuka. Hanyuma andi makuru mfite, umujyi wa Uvira ukomeje kuba ngo la ville d'Uvira est de nouveau menacée par la FCM 23. Ati umujyi wa Uvira ukomeje kuba kuri menace zikomeye cyane, ati bitewe nuko M23 bunamiye iri mu gihorihori cyabo, bo bakaba hasi ku birenge, hasi ku birenge by'inyanja ikiyaga cya Tanganyika. Ati rero iyi ni menace y'ubwayo iteye ubwoba, ati garagaza ko iki ngiki cy'ubwacyo ni ikibazo, nacyo ubwacyo batangiye kuba abakomeza gutabaza. Gusa izi axe nta nubwo ndibwirirwe nzitindamo kuko ndahita nigarukira cyane ko ngubu nta n'imirwano iriyo. hari mise en jour ya Lawrence Kanyuka igira iti y'uyu munsi kuwa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa 9 2026 kuva saa 11:30 ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi FARDC zifatanyije nabo bafatanyije bien sûr aba coalition muri rusange bagabye ibitero biri simultane ku bice bituwe n'abaturage birimo ahitwa Gasenyi ndetse na Murambi. Makuru ravuga ko rero ahangaha mbibutse ko ari muri territoire ya Masisi hagabwe ibitero muri angle yo gushaka n'ubundi kubabuza. Bumvaga ko kuko mwabonye ko yaba administrateur wa territoire ya Masisi ndetse n'abandi bakadre bagiye batandukanye bagiye, mwabonye ko berekeje Remeka imaze iminsi ifashwe, baragenda bajya za Rumbishi hasahuwe, barakomeza bagenda berekeza ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Kuba bari kujyayo rero no gushimangira 100% yuko batazigera bahava, kuko buriya Remeka nayo yafashaga cyane. Kwanza yari siege cyari kicaro gikuru cyo bita General Autoproclamé Macano. Kwa rero Macano yarirukanwe muri etat major ziwe cyangwa se mu bwami bwiwe agahunga. Barimo barashaka izindi nzira bashobora kwerekeza, bakagaba igitero Gasenyi, bakagaba igitero Murambi, kugira ngo barebe niba wenda byabakundira yuko mu 23 yari muri ziriya axe ze basubira inyuma bakaza kudefanda ziriya zisa nkaho zishatse kwegera Ngungu. So icyo ngicyo rero ni kimwe. Hanyuma iyi ni imirwano ikomeje, ati ces attaques qui se poursuivent au moment de la publication de cette mise en jour ont provoqué d'importants déplacements des populations civiles ainsi que la destruction de la perte nombreuse. Baje ku bwinshi kabisa ngo ndetse batumye n'abaturage batari bake bahunga. La FC ne restera pas
spectatrice face au massacre de la population innocente. Il réaffirme sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre et protéger les populations civiles. Ati FCM 23 ntagomba kuzaba indorerezi, atahubwo irakomeza umugambi wawo wo kurinda abaturage. Ati par ailleurs, la FCM 23 alerte le peuple congolais et l'opinion internationale sur l'intensification d'une néfaste campagne de désinformation, de propagande et de manipulation de l'opinion publique menée par le régime de Kinshasa à travers les réseaux sociaux, certains relais militants et des journalistes. Ati kandi FCM 23 ikomeje kwamaganira kure ati bamwe mu bakomeje kubeshya ati kuba babeshya ko désinformation, de propagande, de manipulation de l'opinion publique et régime de Kinshasa ati certains relais militaires journalistes ati bakamagana ndetse na bamwe mu banyamakuru bakomeje kugenda batanga inkuru. Cette campagne de diversion vise à détourner l'attention de l'opinion publique de l'incapacité manifeste du régime de Kinshasa à maîtriser efficacement la propagation de la maladie à virus Ebola, ainsi que de son échec à assurer la protection de la population civile régulière des victimes d'attaques des ADF NALU. Ati ibi kuba bashaka kugenda babesha abaturage babayobya, ati ni muri bwa buryo bwo kugira ngo bahishire kunanirwa kwabo, kuba barananiwe guhagarika Ebola, kuba barananiwe guhagarika baba ADF cyangwa se bya byihebe bikomoka muri Uganda byica abaturage haba muri Ituri. Ati ibyo ngibyo rero bashaka kugira ngo babikavaringe, bagaragaze ko ibyo bahishe ko byabananiye, bagaragaze ko bahanganye n'intambara ya FCM 23 ariyo batwaye umwanya, ubundi ibijyanye n'imiyoborere bikabananira. Nuko nguko rero situation zimeze kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma indi nkuru indi nkuru dufite nuko Wazalendo bishe abantu n'ubundi muri Baraka, mu mujyi wa Baraka hari abantu nabonye bishwe. Mujyi wa Baraka ukomeje kuba ibagiro cyo kimwe n'umujyi wa Uvira, akaba ari byo bikontorwa na leta ya Kinshasa. Hanyuma Ituri nabonye Wazalendo bavuze ko bashaka kujya Mambasa ndetse na Irumu kugira ngo bari bo bahangana bikomeye na ADF NALU, nkuko byatangajwe n'umuvugizi wabo akaba yitwa John Mangayiko. Uyu nguyu akaba yavuze ko ngo niba FARDC yarananiwe kurwanya aba ADF ngo bari tayari guhangana nabo. Ati repli stratégique de Massango jusqu'à Uvira, vraiment je suis étonné et honte avec ces soldats de FARDC, je comprends pourquoi sont appelés les clochards. Uyu ni umudepite n'ubundi niko Misare wavuze ati ntangajwe no kumva ingabo za FARDC zishobora kuva mu gace ka Masango zikarinda zigera mu mujyi wa Uvira zirimo zihunga. Ati ntangajwe cyane n'ibyo ngibyo, ati menye impamvu izi ngabo bazise ngo naba clochard. Bakloshare inzererezi kabisa, ntago byoroshye naka na gatoya. Hanyuma mu mujyi wa Goma umunsi w'ejo nabonye M23 ikomeje kuzamura imiyoborere myiza. Kuwa mbere tariki 24 2026 Goma, komite ya politike ya FCM 23 yakiriye inspection générale de la gouvernance cyangwa se ubugenzuzi bukuru bw'imiyoborere, bari baje gutanga raporo y'amezi 6. Ahangaha rero bagenda bagaragaza uko imiyoborere yabo imeze, ndetse akaba ari byo byifuzwa yuko hagomba kubaho difference cyangwa se itandukaniro riri hamwe cyangwa se riri hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na leta ya FCM 23, ubuyobozi bukorera abaturage ndetse bukegera abaturage. Mushaka amabendera y'umweru, ibintu byinshi bakomeje kugenda babivuga, ariko ubu ngubu twavuga ko ibitero bya Nyaruhinga, kwa Murima, bya 120 mm byabaye ku munsi w'ejo n'ubundi byasubijwe inyuma. Nicyo ngicyo wenda twaba tuvuze ko nabonye ikinyamakuru cyitwa Iyambalietu TV, ikinyamakuru cyavuye hano mu mujyi wa Goma gihungira Ibuvira, cyagize kiti les Wazalendo et les FARDC sont toujours déterminés. Ati est-ce que tunaweza kimbia? Arandika hasi ngo est-ce que ngo tukimbie? So ntago byoroshye na gatoya. Ngayo nguko rero nuko nguko situation zimeze. Ndanashoje
mbararikire update ziraba zigezweho cyane cyane zibanda kuri territoire ya Masisi haramukiye imirwano nkuko Lawrence Kanyuka yamaze kuba abishyira kuri itangazo kuri Twitter yiwe cyangwa se X. Shimire cyane, dusubire nanone, bye bye.